waramutse neza muvandimwe, nkwifurije umunsi mwiza, nkwifurije icamunsi cyiza. Muri iyi tariki 3 z'ukwa karindwi, nkwifurije kuzagira amahirwe, nkwifurije kuzagira isha n'ihirwe muri uyu munsi twinjiyemo. Imana izakurindiremo, uzabona isha n'ihirwe, uzabona umugisha w'Imana, izabane nawe. Ijambo ry'uyu munsi usanga mu gitabo cya Zaburi, igice ni icya karindwi, icya 27, mbabarire, umurongo wa 8 handitse ngo, ni ijambo Dawidi yavuze, aravuga ngo icyo nifuza kandi nzashaka, ngo icyo nshaka ko Imana inkorera kimwe nifuza, ngo ni uko nazaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose nkiriho, niko yavuze. Ikindi aravuga ngo icyo nifuza ngo ni uko nazabera mu nzu y'Uwiteka, nkareba mu maso y'Uwiteka iminsi yanjye yose ndiho. Muvandimwe, nkwifurije kugira ngo uzagume mu nzu y'Uwiteka, nkwifurije kugira ngo uzakomeze kumvira ijambo ry'Imana, uzakomeze usenge, uzakomeza ujye ku rusengero utitaye mu bihe uri kunyuramo, utitaye ku marangamutima yawe, uzubyuka ku isabato ujye gusenga, uzubyuka ujye gusenga, joininge twagize Bible study, utitaye ku marangamutima yawe. Muvandimwe, nicyo cyiza, ibyo nkwifurije, maze azagufashemo mu izina rya Yesu, amen.